Hari abantu twabona bashobora gupfukama imbere y'Imana bakayishimira kuko basobanukiwe uburyo baremwemo bagashima Imana, by'umwihariko muri iyi minsi y'imperuka aho imibiri icitse intege. Hari abantu bashobora gutanga ubwo buhamya. Iyo rero niyo ntego ya Salvation Content TV, turifuza ko buri muntu wese asobanukirwa iki kintu. Kuko Satani iki kintu yagikoza kigambiriye ko abantu bazakura mu ntekerezo zabo iki kintu ko Imana yaremye umuntu mu buryo bwiza bushoboka bwose. Iki kintu rero bana nanjye muri iki kiganiro ugisobanukirwe neza. Kaze ku bakunzi ba Salvation Content TV. Nk'ibisanzwe dusanzwe tugirana ibiganiro byiza by'ubuzima. Uyu munsi ndashaka kukuganiriza nkakubwiza ukuri niba usanzwe uri umukunzi wa Salvation. Ndashaka kukubwira intego mu buryo bwimbitse. Intego ya Salvation Content TV ifitiye abakunzi bayo, kuko hari abantu benshi bakunda ibintu bijyanye n'ubuzima ariko bakaba baza bakabona bimwe ariko ntago bazi icyo tubahishiye. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye Byukusenge Honorine, ubane nanjye kugira ngo ubashe kumva neza intego. Reka ntangire rero nshimira buri muntu wese, buri mukunzi wa Salvation, buri mukunzi wo gucungurwa bivuye mu ishusho ngufi yo kuba ari Salvation Content TV ari izina rya channel, ahubwo muri rusange abakunzi bakunda urukundo Yesu yabakunze akabasha kubacungura. Reka nshimire na buri muntu wese udatwarwa ingamira no kuza kuri social media aje kureba iby'isi cyangwa ibyangiza ubwenge gusa, ariko akagira ahubwo n'igihe cyo kureba ibimwungura. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ikintu gikomeye kandi ushobora kuba utari unazi. Gumana nanjye ukurikira ikiganiro cyose ukirangiza. Rero ndashaka kubanza ugasoma aya magambo ari kuri screen yawe, icyo nshaka kukubwira neza. Niba wayabonye neza, arakubwira ngo turi mu bihe aho ibikorwa by'ubuvuzi birushaho gutera imbere, ariko n'ubundi uburwayi n'imibiri karushaho gucika intege. Mbese nk'abantu bamenye Imana, dukwiriye kuyegurira imitima yacu, ariko imibiri yacu ikakomeza irwaye. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira kukuvira imuzi ku buryo uza kugira icyemezo ufata kuri iki kintu. Imana yatubwiye ibintu byose ibijyanye n'agakiza kacu, itubwira uburyo ki umunyabyaha ashobora guhindurirwa gusa n'Imana akava ku ishusho mbi ya Satani, ariko ntabwo yaretse kutuvugaho twe ubwacu. Imana yanatubwiye uburyo ki dushobora gutunga amagara yacu neza, kubigiramo uruhare gutuma amagara yacu amera neza. Rero ikintu gikomeye muri ibi ngibi ntago gucika intege kw'ikiremwa muntu, ntago ari ibintu Imana yagambiriye. Mu by'ukuri Imana yari yaremye umuntu mu buryo butangaje. Nk'uko mubizi, slogan ya Salvation Content TV cyangwa teme iravuga ngo, cyangwa insanganyamatsiko mu rurimi rw'Ikinyarwanda ngo twaremwe mu buryo butangaje kandi twaracunguwe. None se kuremwa mu buryo butangaje kw'ikiremwa muntu ni gute? Ni ibyendi tuzi nka body shape cyangwa wenda uko umuntu agaragara inyuma physically, uko kuremwa gutangaje tuba tuvuga twifuza kugaragariza ab'isi. Kuko intego ya Salvation Content TV ni uko ikintu kijyanye no kwitungira amagara mazima kirenga kuba umuntu atekereza ko imbaraga ivura umuntu iba mu binini cyangwa mu byatsi, ahubwo igitekerezo gikuru twifuza ko wese yagira mu mutwe we ni ugutekereza ko umuntu yaremwe mu buryo
butangaje koko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. None ubwo buryo nibwo nshaka kukumenyesha, kugira ngo niba nawe uri umwe mu bantu bumva bataguwe neza, kugeza ubwo wumva ko Imana hari uburyo ki yakuremye mu buryo runaka, ibitekerezo byawe bishobora guhinduka. Iyo niyo ntego nyamukuru ya salvation. Rero isomo dukunda kugarukaho rero duhuza n'insanganyamatsiko yacu riboneka muri Zaburi y'Ijana na 39 umurongo wa 13 na 14. Hari amagambo umunyezaburi yamaze gusobanukirwa ubwo buryo Imana yaturemyemo budasanzwe, ashima Imana, arapfukama ashima Imana ati Imana ndagushima ko wanemye mu buryo buteye ubwoba kandi butangaza. Muri iyi minsi turimo, mbese hari abantu twabona bashobora gupfukama imbere y'Imana bakayishimira kuko basobanukiwe uburyo baremwemo bagashima Imana, by'umwihariko muri iyi minsi y'imperuka aho imibiri icitse intege? Hari abantu bashobora gutanga ubwo buhamya. Iyo rero niyo ntego ya Salvation Content TV, turifuza ko buri muntu wese asobanukirwa iki kintu, kuko Satani iki kintu yagikoza kigambiriye ko abantu bazakura mu ntekerezo zabo iki kintu ko Imana yaremye umuntu mu buryo bwiza bushoboka bwose. Iki kintu rero bana nanjye muri iki kiganiro ugisobanukirwe neza. Umunyezaburi rero ikintu yavuze kuri yasobanukiwe nicyo nshaka kukubwira. Umunyezaburi yasobanukiwe uburyo ki muri we ingingo ze ziremye mu buryo butangaje. Asobanukirwa uburyo ki umubiri Imana yawuremye mu buryo utari kujya upfa kurwara. Iyo umuntu agendera mu mategeko Imana yari yamuhaye yo gutunga amagara ye mazima, nk'uko twabibonye, ayo mategeko agomba komatana n'umubiri, ubuzima bukagenda neza. Ni amahame, ayo twita amahame 8 aboneka mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, ariko by'umwihariko ayo mategeko yanditse kuri buri rugingo. N'ikibigaragaza iyo uruhemukiye, iyo urukoresheje nabi rurarwara. Ntago ari ahantu kure yanditse, ahubwo yanditse kuri buri rugingo. Niyo mpamvu rero tekereza ukuntu waremwe mu buryo butangaje. Utekereze ukuntu mu bitekerezo byacu habamo ngo ibituvura, ibidukiza biba mu byatsi, biba mu binini, biba mu nshinge, biba mu miti yose. No, uyu munsi ndashaka ko umenya ko Imana yadushyizemo imbaraga muri twe ibasha gutuma umubiri wikiza iyo utewe imbaraga. Iyo kintu nicyo uyu munsi nshaka ko umenya neza. Ibindi byose tuziga numasha kumenya neza ko Imana yaremye umuntu, yakuremye mu buryo butangaje, mu buryo iyi mbaraga karemano ituma umubiri ubasha kwivura, kwikiza iyo uhawe imbaraga, iyo tudafashije umubiri wacu kwirwanya. Mu ndimi z'amahanga bayita body healing itself. Iyo mbaraga rero buri muntu wese arayivukana. Rero Satani aba yifuza ko twebwe twatekereza ko ibituvura biba mu byatsi, tugakomeza tukaguma muri ibyo, ariko tukangiza amagara yacu. Rero Imana yashaka ko twongera tugatekereza ikintu cyatuma dufata amagara yacu neza, ku buryo iyo mbaraga karemano iri mu mubiri. Nshuti bavandimwe, ndababwiza ukuri ko nta kintu gishobora guturuka hanze y'umubiri cyawufasha mu gihe n'ubundi mu mubiri hakirimo imyanda. Mu mubiri, umubiri udakora imyitozo ngororamubiri, umubiri utiringira Imana, umubiri udakorera imyitozo ngororamubiri, umubiri utanywa amazi ahagije, umubiri udafite imirire myiza iboneye, umubiri utafite ahantu hagera umwuka mwiza, urumuri rw'izuba, nk'uko tuzi amahame 8 yacu Imana yaduhaye agomba komatanishwa n'ubuzima bwacu. Nta kindi kintu wawushyiramo kibaho, nta hantu wakwivuriza ngo ubashe gukira. Icyo nicyo kintu nshaka kukubwira. Mbese uri kumva icyo kintu? Ni ikintu gishyashya kuri wowe se? Birashoboka, ariko ndakubwiza ukuri ko iki nicyo kintu
gikomeye nshaka gushingaho umusumari. Ni nayo mpamvu ya Salvation Content TV. Yego tuziga ibindi byose bifasha ubuzima, byunganira ubuzima, bizahura umuntu warwaye, ariko ikintu cya mbere ni ugufata ubuzima bwacu tukabwomatanisha n'amahame 8 y'ubuzima. Reka nkubwireho gatoya rero kuri aya mahame 8 y'ubuzima. Nkuko nari nyanyuzemo muri makeya, arimo kwiringira Imana, imirire iboneye, hakabamo imyitozo ngororamubiri, hakabamo umwuka mwiza, hakabamo imirasire y'izuba, hakabamo kunywa amazi meza no guhumeka umwuka mwiza. Ubwo rero ayo mahame ameze nka ka gatabo gasohokana n'igikoresho cyose kivuye mu ruganda. Yego, iyo rero kariya gatabo ugiye kugura igikoresho ukagata, ntubashe kugasoma neza, hari abantu bahita bakajugunya. Niyo mpamvu amatelefone y'abantu benshi akunda gupfa. Iyo baguze telefone bazi ko bazi kuyikoresha bagahita bakajugunya aho bayiguze. Ariko mu by'ukuri ari amahame Imana yemeye kuyatwibutsa kugira ngo abantu bo mu gisekuru cya nyuma bazongere kuyakora, kuyatindaho, bayomatanishe n'ubugingo bwabo. Nicyo kintu rero ndi hano nkwibutsa. Tekereza uti ese muri ayo mahame ndwara kuko nayubahirije? Abantu benshi nkuko twabyize mu cyigisho tuvuga kuri diabete, twabonye ko 95% by'abarwayi ba diabete ku isi biterwa nuko bagira nutrition mbi, imirire mibi, imibereho mibi. 5% niyo izo mpamvu zituruka ku ruhande. Tekereza abo bantu bagize imirire myiza, indwara hafi ya zose zikomoka ku kwica ayo mahame y'ubuzima, kudakora imyitozo ngororamubiri. None tekereza ibyo byose niba ari byo bitera indwara, uri gutekereza ko ari iki cyava hanze cyavura umuntu? Tekereza nawe. Ndashaka gufata igihe ugatekereza kuri icyo kintu. Tekereza uti ese koko imbaraga Imana dushyizemo ikiza ni bwoko kiko nyumvishe bwa mbere? Utekereza uti ese koko wa mugani amahame niba nyangiza y'ubuzima, ni iki nakora? Ni uwuhe muti nashyira muri njyewe ngo ubashe kunkiza? Ntakuye niba imodoka igenda yanyweye essence ugashyiramo amazi, ntishobora kugenda. Bisanga ukuremo y'amazi ushyiremo essence. Niyo mpamvu rero niba ibyaduteye indwara ari ukwica amahame y'ubuzima, gukura ibyo twashyizemo byo kwangiza umubiri byose muri twe, tugatangira bushya, detoxification, tugatangira bushya. Ibyo byose tuzabirebaho. Niba rero ukunda ubuzima, ukaba ukunda kugira amagara mazima, ukaba by'umwihariko uri umwe mu bategurwa kuzabana n'Imana ihoraho, ukamubikara ibyo mu ijuru, iyi channel ni yawe. Injira mu muryango w'aba Salvationist, ube umwe mu bakunda ibijyanye n'ubuzima, ube umwe mu bakunda iby'Imana mu buryo bwimbitse. Ndagaruka rero kuri ya body healing itself yacu twavuze, imbaraga karemano ituma umubiri ubasha kwikiza. Reka nyivugeho gatoya. Iyi mbaraga rero ni imbaraga iba muri twebwe, ikora cyane iyo umuntu ayihaye akanya. Ntishobora gukora inzira y'igogora cyangwa digestive system iri gukora. Bidusaba kwiha ibihe, iki gihe ndi kurya, iki gihe sindi kurya, ibyo twita mu ndimi z'amahanga fasting. Icyo gihe nibwo imbaraga ishobora kongera kubyuka. Ibyo ni narimvuze bya detoxification cyangwa gukora isuku mu mubiri, nabyo tuzabivugaho cyane. Twavuze no kuri digestion, urebe ibindi biganiro twakoze ubashe gusobanukirwa iki kintu. Kugeza ubwo buri mukunzi wese wa Salvation Content TV azabasha guhagarara akavuga ati Mana ndagushima ko naremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje, nk'uko insanganyamatsiko yacu ibivuga. Kandi ikirenze ku ibyo, twaranacunguwe. Nubwo twiyanduje tugashyira mu mibiri yacu ibidafite agaciro, ariko Yesu yarongeye araducungura. By'umwihariko rero Imana ikeneye mu minsi y'imperuka abagabo n'abagore bayihagararira, bagahagarara mu mwanya mwiza, basobanukiwe iki kintu, bakaba abafasha abandi muri uyu murimo wo kuvura abandi no kuzahura imibiri.
kuko nta kindi kintu gishobora gukorwa mu gihe umuntu afite amagara atameze neza. Ibintu byose birahagarara. Iyo niyo ntego nkuru rero ya Salvation. Tuziga ibintu byinshi, ariko niba ukurikiye iki kiganiro, bana natwe, gumana na Salvation Content TV, injira mu muryango mugari, tubane muri uru rugendo rurerure, aho uzasobanukirwa ibintu byinshi kandi byimbitse, nk'uko Imana yasabye ko uyu murimo ari amaboko, ni nk'amaboko ku butumwa bwa marayika wa gatatu. Uyu murimo w'ubuvuzi cyangwa umurimo wo kuzahura amagara ntabwo ukwiye kwirengagiza gukura ibyo twashyizemo byo kwangiza umubiri byose, gukura ibyo twashyizemo byo kwangiza umubiri byose muri twe, tugatangira bushya, detoxification, tugatangira bushya. Ibyo byose tuzabirebaho. Niba rero ukunda ubuzima, ukaba ukunda kugira amagara mazima, ukaba by'umwihariko uri umwe mu bategurwa kuzabana n'Imana ihoraho, ukaba mu bikari byo mu ijuru, iyi channel ni yawe. Injira mu muryango w'aba Salvationist, ube umwe mu bakunda ibijyanye n'ubuzima, ube umwe mu bakunda iby'Imana mu buryo bwimbitse. Ndagaruka rero kuri ya body healing itself yacu twavuze, imbaraga karemano ituma umubiri ubasha kwikiza. Reka nyivugeho gatoya. Iyi mbaraga rero ni imbaraga iba muri twebwe, ikora cyane iyo umuntu ayihaye akanya. Ntishobora gukora inzira y'igogora cyangwa digestive system iri gukora. Bidusaba kwiha ibihe, iki gihe ndi kurya, iki gihe sindi kurya, ibyo twita mu ndimi z'amahanga fasting. Icyo gihe nibwo imbaraga ishobora kongera kubyuka. Ibyo ni narimvuze bya detoxification cyangwa gukora isuku mu mubiri, nabyo tuzabivugaho cyane. Twavuze no kuri digestion, urebe ibindi biganiro twakoze ubashe gusobanukirwa iki kintu. Kugeza ubwo buri mukunzi wese wa Salvation Content TV azabasha guhagarara akavuga ati Mana ndagushima ko naremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje, nk'uko insanganyamatsiko yacu ibivuga. Kandi ikirenze ku ibyo, twaranacunguwe. Nubwo twiyanduje tugashyira mu mibiri yacu ibidafite agaciro, ariko Yesu yarongeye araducungura. By'umwihariko rero, Imana ikeneye mu minsi y'imperuka abagabo n'abagore bayihagararira, bagahagarara mu mwanya mwiza, basobanukiwe iki kintu, bakaba abafasha abandi muri uyu murimo wo kuvura abandi no kuzahura imibiri. Kuko nta kindi kintu gishobora gukorwa mu gihe umuntu afite amagara atameze neza. Ibintu byose birahagarara. Iyo niyo ntego nkuru rero ya Salvation. Tuziga ibintu byinshi, ariko niba ukurikiye iki kiganiro, bana natwe, gumana na Salvation Content TV, injira mu muryango mugari, tubane muri uru rugendo rurerure, aho uzasobanukirwa ibintu byinshi kandi byimbitse, nk'uko Imana yasabye ko uyu murimo ari amaboko, ni nk'amaboko ku butumwa bwa marayika wa gatatu. Uyu murimo w'ubuvuzi cyangwa umurimo wo kuzahura amagara ntabwo ukwiye kwirengagizwa mu minsi y'imperuka. Mu gitabo Inama ku Mirire haravuga ngo ntabwo ugomba gushyirwa ku ruhande nk'agati kari ku ruhande, ugomba komatanishwa 100% n'umurimo w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Kwirengagiza uyu murimo wo kuzahura imibiri nk'uko Yesu yabikoraga, yakizaga umubiri ariko yotetera ku mutima, ni gufata ubutumwa bw'iminsi y'imperuka bw'igihe dusohoyemo ukabutandukanya n'ikintu cyo kuzahura amagara mazima. Bimeze nko gukoresha umubiri udafite amaboko, uko ibikorwa biba bikomeye. Niyo mpamvu iyi mirimo igomba komatanishwa 100%. Icyo nicyo Salvation Content TV ibereye hano. Ikindi kintu rero cya kabiri shaka ko tuvugaho nk'intego ya Salvation Content TV, ndashaka kukwereka aya magambo yo ndatekereza wayabonye neza. Ikindi kintu cya kabiri cy'intego ya Salvation, tuzajya tugira ibiganiro bigaruka ku buhamya, ariko atari ubuhamya
nk'ubwo dusanzwe tumenyereye kuko habaho ubuhamya bwinshi, Imana idukorera byinshi bitandukanye, ariko ubuhamya tuzajya tunyuza kuri Salvation Content TV ni ubuhamya bw'ibyo Imana yakoreye abantu batandukanye mu bintu bijyanye no gukira k'umutima. Kuko umuntu nubwo avuka atandukanye n'Imana, nubwo wavukira mu muryango wa Gikristo, nubwo nta muntu uvuka agenewe ijuru, murabizi ababizi. Buri wese avuka atandukanye n'Imana. Hari igihe kigera buri wese agafata umwanzuro wo kubana n'Imana umunsi ku munsi. Yego, tuzajya twakira abantu batandukanye baduha ubwo buhamya bukomeye, nk'uko ayo magambo tubanje gusoma avuga. Guhamya Imana binyuze mu buhamya ni kimwe mu bikoresho Imana ikoresha kugira ngo izahure imitima. Hari igihe waba wicara ugatekereza ko ibyaha ukora Imana itakwakira, ariko bumwe mu buhamya bw'abantu batandukanye Imana yakuye mu byaha bikomeye cyane kurenza n'ibyo ukora, bazagenda bakubera urugero kandi nawe uzafata umwanzuro. Tuzabona yuko gushaka Imana bidasaba ngo ube wagiye ahantu kure, bidasaba ngo ube wuriye imisozi. Urebe muri comment ya mbere urabona link y'ubuhamya bwanjye ngiye tuvugana uko nakiriye Yesu. Nubwo nari naravukiye nanjye mu muryango wa Gikristo, ariko nagize igihe ngera ndavuga nti uyu munsi guhera none ngiye kubana n'Imana umunsi ku munsi, niga ijambo ry'Imana. Ubwo buhamya tuzajya tubugarukaho, nubwo haba hariho ubundi buhamya bw'iby'Imana idukorera byinshi, ariko nta buhamya buruta gukira ku mutima. Yes, gukira ku mutima, ibyo Imana yagukorera byose birarangira, ukabyibagirwa, ukongera ugahura n'ibindi bibazo, birarangira. Na Lazaro Yesu yaramuzuye, cyari igitangaza gikomeye, arongera arapfa. Ariko ubuhamya bwo gukira ku mutima, gukira ku mutima, Imana ikagukiza ibishakwe by'icyaha, Imana ikagukura hahandi habi wari uri, ikakugira umuntu udasanzwe. Ubwo buhamya ntabwo bujya busaza, ntabwo bujya bupfa, nibwo tuzajya tugarukaho cyane. Rero mwakoze kubana natwe, wumvisha intego ya Salvation Content TV. Niba ukunda Yesu, ukaba uzirikana igitambo cy'Ikaruvari yakugiriye, gushungurwa kwawe bikaba ari iby'agaciro kuri wowe, injira mu muryango mugari w'aba Salvationist, ukomeze kubana natwe, kandi ushyire imbaraga, usenga Imana igufashe, Imana iguhe kumva iyi ngingo, utangire kugendera mu mahame 8, nk'uko mu gitabo Inama ku mirire kivuga ngo amahame y'ubuzima kuyagiraho ubujiji ni icyaha. Ni nk'amategeko 10 y'Imana, kuko ikintu Imana ivuze kiba gifite agaciro, kiba ari itegeko kuri twebwe, kuko ari ikitugirira neza. Mwakoze kubana natwe rero. Andika muri comment, wandike indwara wumva wifuza kumenya mu buryo burambuye, niba kandi ufite ubuhamya bumeze nk'uko nari nkubwiye, wumva bwafasha abandi kuyoboka inzira y'Imana, wumva hari ibyo ibigusika ku mutima Imana yagukoreye, udakwiriye kwihererana nk'uko twabonye ari amagambo, andika kuri iyi nimero iri hasi, ubu uzabasha kubusangiza abandi. Wakoze kubana natwe rero. Ciao ciao.